ariko Julie nizere ko iri joro baguteye nijoro n'ikindi gihe cyose urusenda senga ruguri kumeza urusenda mwana uretse kurya ibiryo by'umunsi mama nibite se kandi bigenze none se hari ikibazo ni muri abakolege nira ugomba ngo nijoro neza utetse ikisera ariko si ubundi wakwita ikizima ntawe utabyara ukuririza wowe nta kintu umaze muri runo rugo urimbura mu maro uri nk'idebe ryuzuye ubusa wowe uri wakuzuza wese gusa ubanza muri iyi minsi atari gusa hari uwabantuye ubu koko wifuje ko mfatanya n'imvura n'ubu bukonje bwose zabyara mu izina rya Yesu mva mbese agasuzuguro kako mbese igira gushikira imitekere umwana mbese igira kanekera umwana wanjye mwese ngira aha ngaha ubuse wavuye muri urugo maramo iki kuri iki aha ngaha mva imbere se Tom kugende nyine mva imbere ugende nta n'isoni zigakora karimo karigaragura gusa computer utaryama byakugendekeye gute oya nakanu gato ushaka kohereza ngadahita ryama okay ahubwo shiri karame bira ibintu maze iminsi mbona hano ni ibiki ibiki kubeshye nawe ntabwo uri umwana bibera byose ubireba kandi ndabizi ko uri umuntu mukuru mubizi ko mbere yuko mama waza kuba hano nta kibazo na gito twari dufite ugeze aho rwose ugeze ku rwego rwo kuba washinja mama ubugome bingana kuriya sheri nguhisha ukuri naba mpemutse mukuri ninde wundi uzi tubana ahangaha muri uru rugo waje agafata ikiro cy'umunyu nari naguze akagishyira mu biryo ikindi kandi yaranyibwiriye ubwe ngo arashaka kunyirukanisha mu rugo nkava nuko utirirwa ahangaha twirwa dushondana nk'inkoko umunsi wose bikira none se sheri niba koko byarabaye ibyo kubera icyo utabimbwiye bigeze aho mushaka kurwanira imbere yanjye turi ku meza sheri nawe ntabwo uri umwana ibiba byose uba uri kubibona uri umuntu mukuru nta kintu kibuta kireba Cherry, I'm sorry. Urabizi ko ngukunda sibyo? Ikibazo cya mama
kireke nzakikurikirana sibyo kandi nzakirangiza nta kibazo ahubwo nagize igitekerezo waretse ukansinyira nkagenda nkabikuza amafaranga yose dufite kuri konti tukagura inzu ahantu mama atazi tukimuka kuko tuzaba twimukiye ahantu mama atazi ntabwo azaba kidukurikiranye bizaba byoroshye n'ikibazo tuzaba tugikemuye burundu twimukiye ahantu atazi babyumva ute mwana wanjye waje ryari sinzi ko wavuye ku kazi mama ashize akajya gategereza ariko nyine kuhagera byari hatari ko nazaga nagera mu nzira numva ubwenge buragiye nkayoberwa n'aho nja ibyo ni iki habaye iki akigenda mama numva akazi ngiye kugahagarika mwana wanjye abandi bantu barakabuze none ngo bashaka kugahagarika ibyo ntabwo bikwiye mama akazi nirirwa nteshwa agaciro n'umuhisi n'umugenzi kugeza n'aho uyu munsi abandi bakozi dukorana babahaye ubufasha igihe bakanyuma bakavuga ko nta mwana agize mwana wanjye aho habaye kubogamo ariko ntabwo ibyo byatuma uva ku kazi ntangana ukomeze ukore gusa mama ubu kuko nzagera ku kazi ntabwo akato nk'aho ndwaye ibibembe ningera mu rugo ariko ntotezwa ariko nako nturirwa ubu kuko imana yarebye isanga ibyo ari byo binkwiriye mwana wanjye njyewe mfite imyaka y'ubukure nagiye mbona ibibazo byinshi ariko nagiye mbona abantu bakunda guhura n'ibigeragezo Imana ibagirira neza uwo mwari nawe ibi ngibi bizarangira mama ko ndi kumva neshejwe burundu mve ntabwo uri impanuka ku Mana Imana yakuremye irakuzi kandi Imana yakuremye izi ibyawe humura rwose izagutabara mu gihe utazi abantu bakunda guhura n'ibigeragezo n'Imana igirira neza yego mama nta kundi nyine iyo wihanganye uranesha wari ubigenesheje madamu parido ni ukuri oke nta kibazo si wowe duherutse guhurira mu iduka ry'imyenda kandi uranyibagiwe uzi ko ari byo koko ndakwibutse gusa shaga yenda nakuye hariya ntikatumye hari umuntu nitaho ariko n'ubundi ndabona isura yawe nyizi ariko ntibuka neza aho twabaye uri jori wize muri SP apu ndakwibutse koko uri ukuntu waririmbaga muri La Jepra ukiri muto bikabije amakuru ukizi ariko disa badapfuye barongera bakabona cyane Imana ishimwe ko twongeye kubonana washatse ryari sha maze imyaka 3 nshatse numvise ukuntu wa mucuruzi cyagiye yari yanyihaye sha uryo turaziranye twakoranye ikiraka cyo muri statistique uzi ko yakwihaye akaguharabika nkumva agahinda karanyishe kuruta wowe buriya yaranzinuye ririya duka sinshobora no kongera kurota ndigeramo shase wagira uti nyine kabaye acwende katoga wese umaze kugira abana bangaye reka mere nka wa wundi bivugire ngo nabuze n'uwo kwirira sha nanjye maze imyaka 4 nta niravamo ariko iri noneho nishya uziko neza kino kibazo cyabaye icyorezo sha birakomeye pe kuko nzi abandi bana 3 b'inshuti zanjye bashatse mbere ariko na n'ubu ngubu batari bagira ikintu babona njye nibazaga nuko byatuye yuko nashatse nkiri mutoya ariko maze kubona ko atari yo mpamvu zitera ubugumba ni nyinshi ariko uzibwirwa na muganga iyo wabashije kwivuza ubwo rero reka ubwo duhuye tukaba duhuje n'ikibazo duhana amanimero tuzajya tuganira dufashanye aho ufite ikibazo
aho njyewe mfite ikibazo buri wese afite imbaraga azajya afasha mugenzi we sibyo Jody yego nta kibazo Excuse me. Ndakubonye numva ndishimye mama. Nubwo utanze ariko ngenda koze. Kuba nkubonye warabyaye cigati mwana. Mbonye ko Imana ishobora byose. Hari mukuru wanjye ufite icyo kibazo nawe nzamubwira ihangane. Anyway, wabyaye ikize? nabyaye umuhungu Félicitations. Ko mbona izuba ryinshi se kandi nkambona nta mutaka yitwaje. nta mutaka nitwaje gutwara ibintu byinshi birangora cyane mba nanga ko nshobora kubyibagirwa nsigaye ngira amazinda cyane biba rero birangora cyane gutwara ibintu byinshi ko nshobora kubyibagirwa gusa mu rugo ntabwo ari kure ni hano hafi ndabona ari kabije kuko reka ni hute nenda kuhagera